Yesashimwe cyane kandi ikaze mu materaniro y'uyu munsi. Imana ishimwe rero kuko twongeye kubona umwanya mwiza wo kugira ngo tube imbere yawo mu buryo bw'amateraniro, kandi ijambo dufite, isezerano dufite muri iki cyumweru ni ijambo ritubwira ngo ubutumwa bwiza bw'ukuri. Ubutumwa bwiza bw'ukuri, uwadusomeye ijambo ry'uyu munsi yasomye mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 13 umurongo wa mbere kugeza ndetse ku wa gatandatu, ariko ndagira ngo usome umurongo wa gatanu. Abafite birazi icyongereza uraba ari umurongo wa 4. Umurongo wa gatanu uragira uti ahubwo mujye muyoborwa n'umwuka wera, mujye muyoborwa n'umwuka Imana yanyu, muyubahe, mwitondera amategeko yayo, muyumvire, muyikorere muyifatanyeho akaramata. Imana ishimwe cyane. Mukorere Uwiteka kandi muyifatanyeho akaramata. Ni umunezero mwinshi rero cyane kuko mu mashimwe n'ubundi hari bene data babashije guhura n'ibibazo baza kubera imihanda imwe itari ifunguye, ariko Imana ishimwe cyane. Aho baturutse kure cyane mu mirenge itarimo aho mwaturutse, Imana ibishimire kandi bagire neza. Nzi neza yuko nta wigeze ajya imbere y'Uwiteka ngo Imana imusezerere amaramasa. Byanze bikunze hari ijambo Imana iguha uyu munsi. Kuba witanze rero muri ubwo buryo, bene ako kageni ukagenda iyo ntera yose kugira ngo tubashe kuba turi imbere y'Imana uyu munsi, ni umugisha ukomeye cyane. Ubutumwa bwiza bw'ukuri. Reka by'umwihariko nongere nifurize abamama muri hano umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru mpuzamahanga w'abamama. Birumvikana nyine Imana yagiye bakoresha namwe no kuva mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya hari abamama benshi Imana yagiye ikoresha kubw'ubutumwa bwiza. Ndabibutsa yuko ari nabo ba mbere bagiye guhamya ukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kubw'ibyo rero Imana ibahe umugisha, bagire neza. Birumvikana uyu munsi w'abamama ni umunsi watangiriye muri Amerika, cyane cyane mu mwaka ushyira 1914, ubwo umumama umwe witwa Anna Davis yigeze kwandikira uwayoboraga Amerika icyo gihe Wilson, amwinginga ko uwo munsi hari umunsi wagombye kuba kugira ngo abamama bagarurirwa agaciro kabo kubw'umurimo w'indashyikirwa bakora, cyane cyane wo kurera abo babyaye, ikindi kandi no kubatoza, kubamenyereza inzira z'Imana. Ari naryo jambo turagarukaho cyane uyu munsi. Kubera iki? Kuko mu cyumweru gishize murabyibuka ko nabwiye ukwezi kwa gatanu ni ukwezi tugenda tugaruka ku muryango, byibuze buri cyumweru tukagenda dutekereza ku bagize umuryango. Cyane cyane icyumweru gishize twatekerezaga ku bana, uyu munsi rero turatekereza ku bamama. Kubera iki? Kuko umuryango niwo shingiro ry'ibintu byose. Hatari umuryango nta torero, hatari umuryango nta gihugu gihari, hatari umuryango na sosiyete yaba idahari. Niyo mpamvu rero Imana ibahe umugisha, bagiriye neza kandi ibiteho muri byose. Ibahe ubwenge nk'ubwo yahaye Hana, akarera Samweli, akamutoza gushaka Imana, akamutoza kwibera iruhande rw'isanduku y'isezerano. Imana ishimwe cyane. Imana ibahe umugisha nk'uwo yahaye Yokebedi yabyaye Mose. Mu Kuva igice cya 2 ijambo ry'Imana ritubwira yuko uyu Yokebedi ngo yarebye Mose abona ari umwana mwiza. Njya nibaza se hari umubyeyi ushaka kubyara umwana ntabona ari mwiza? Njye mbona n'impinja zose wagira ngo zirasa. Haleluya. Ariko kubona yari mwiza nuvuga ngo yabonye ko ari umwana utagomba gupfa nk'uko abandi bari gupfa, kuko abana b'abahungu icyo gihe bari kubajugunya mu mugezi wa Nili, babagaburiye ibigirwamana by'ingona kugira ngo babone amahoro muri Egiputa. Ariko aravuga ati uyu mwana aragomba kuba. Reka mbabwire ngo iyi Imana yakwisigarisha, aho abandi bari guhura n'ibibazo niho ubonera igisubizo. Mose hahandi wa mugezi wari kwica abandi bana b'abahungu bo mu kigero cye, Mose niho yabashije gukirira, ndetse izina Mose naho ryaturutse, wakuwe mu mazi. Imana ikuvane mu mazi kandi iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bw'ukuri rero, uwatuyoboreye gahunda yavuze ati ubwo rero Imana ishaka kuduha ubutumwa bwiza bw'ukuri, buriya hari n'ubundi butumwa butari ubw'ukuri. Kandi koko nibyo, mu minsi ya nyuma ngo abantu bazaba bashaka kumva ibijyanye n'iby'amatwi yabo yifuza. Bigenda bite rero? Hano mu Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 13 ngo muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora icyo yakubwiye, agira ati duhindukirire izindi
imana izo utigeze kumenya tuzikorera. Urabyumva? Nuvuga ngo hari abantu b'abakozi b'umwijima noneho baza bakubwira ibintu bisa byenda gusa neza, bati narose rero, maze uburyo narose byasobanuraga ibi n'ibi, bishatse kuvuga ngo duhindukire izindi mana. Uwo nguwo rero ntabwo aba yayobowe n'Imana. Niyo mpamvu Nehemiya ubwo yasanaga inkike z'i Yerusalemu, hari abamutumyeho basani bati na Geshemu na Tobiya, bamutumyeho ngo tubonane, ngo duhure, hari ijambo tugomba kuganira turi imbere y'Imana mu rusengero. Ariko Nehemiya yamenye yuko hari umugambi mubi bashaka kumukorera nubwo bamubwira mu rusengero. Turagomba kuba maso rero. Umuntu ashobora kukuyobya, akakuyobya, akwereka yuko hari uburyo ki ari kukuyobora mu nzira nziza. Nawe tekereza kugira ngo umuntu agutumeho, nawe uri Nehemiya, uri ku murimo, urasana inkike, ariko urabizi yuko abo bagutumyeho nubwo bakubwiye ngo murahurira mu rusengero, uzi ko bafite umugambi mubi. Kubw'ibyo rero ntabwo ugomba kugenda. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Nehemiya yabatumye arababwira ati mva twumvikane, nta mpamvu yatuma imanuka ngo mbasange. Kuki? Kuko ndi ku murimo ukomeye. Haleluya. Igihe cyose uri ku murimo ukomeye w'Uwiteka, nta mpamvu yagombye gutuma umanuka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana yatubwira abo bene data basanaga inkike z'i Yerusalemu kuko bari bafite agahinda cyane. Bene data, burya kubaka itorero ryabanje gusenyuka bitera agahinda. Niyo mpamvu Nehemiya yavuze ati nta mpamvu yatuma tumanuka ngo tubasange. Kubera iki? Kuko nta ruhare dufitanye namwe, turi ku murimo w'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Muri uyu mwaka turagomba gukora umurimo Imana yaduhamagariye, kwagura ubwami bwayo. Amen. Haleluya. Ubutumwa bwiza ahangaha igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri dukomeje gufashwa nacyo ku cyumweru, muzi ko ari ikibwirizwa Mose yahaye Abisirayeli mbere yuko binjira i Kanani. Cyane cyane kandi ni ubutumwa yabwirije urubyaro rw'Abisirayeli, abari bakuze, abari bashaje, bari baravuye mu nzira, kugira ngo urubyaro rushya rwinjire mu gihugu cy'isezerano. Urubyaro rushya ntabwo ari ukuvuga ngo ni abakiri bato nk'uko mbona abana batoya hano, nk'uko mbona urubyiruko hano, ahubwo urubyaro rushya ni umuntu wese ufashe isezerano. Niyo mpamvu Kalebu yari ari muri abo ngabo. Haleluya. Na Yosuwa yari ari muri abo ngabo, na Rahabu yari ari muri abo ngabo, ngira ngo hari na Yetiro yari ahari. Abo ngabo bari bahari, ariko ni ukuvuga ngo rwari urubyaro rushya. Iyo uri muri Kristo bicyaremwe gishya, ntabwo ukomeza kugaragara nk'umusaza. Haleluya. Ugenda uba mutoya kubera isezerano. Haleluya. Ubutumwa bwiza rero ni ukuvuga ngo mu byo dukora byose mureke tubashe kuba dufite ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza tubuhererekanye, tubugeze kuri bariya abana batoya, tubugeze nabo bazabugeze ku rubyaro rwabo. Kubera iki? Kuko gukiza urubyaro niko gukiza ahazaza hacu. Haleluya. Niko gukiza ahazaza hacu. Kuki? Kuko nuvuga ngo urubyaro rufite isezerano, Imana ibasha kubakoresha nka Daniyeli na bagenzi be. Imana ibasha kubakoresha nka Timoteyo wakiriye ubutumwa bwiza buturutse kwa nyirakuru akabumenyesha umukobwa we Yunisi nawe akabumenyesha Timoteyo. Niyo mpamvu Timoteyo Imana yamuhaye umugisha wo guhura na Pawulo, kubera nyirakuru. Imana iguha umugisha niba utekereza ku rubyaro, kandi niba utekereza kubaha ijambo ry'Imana. Niba hari impano dutanga, ikintu cya mbere twagombye guha urubyaro ni ijambo ry'Imana. Mu Migani 22:6 ngo menyereza umwana inzira azanyuramo, ngo azarinda asaza atarayivamo. Yokebedi yabikoze neza. Ibi bitabo 5 bibanza byo muri Bibiliya, bize teoloji batubwira yuko byanditswe na Mose, ariko nge mbikesha mama we. Haleluya. Mbikesha mama we. Kubera iki? Kuko Mose yabyanditse, Imana yamuhumekeyemo, ariko n'ubundi yahumekeye muri mama we, kuko mama we amurera abihemberwa buri kwezi. Buryo urero w'Imana yisigarije nawe ubyungukiramo. Ubundi Yokebedi ntiyagombaga guhembwa kuko yareraga umwana we, ariko ko yareraga Mose yagombaga guhembwa. Iyo rero umwana uzaba umuyobozi ugomba kubihemberwa, kuko buryo ubukorera igihugu, ubukorera isi yose. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza rero katubugarukeho, ibyerekeranye n'ababyeyi n'abana. Wabivuga ntiyabiva inyuma, kuko ikigaragara ni uko ababyeyi baba maso bagashyira isezerano mu bana. Imana ibaha umugisha cyane kandi mwinshi. Imana ishimwe cyane. Pawulo rero yigeze kuvuga ku butumwa bwiza mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 15, yagize ati nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza, namwe abari Roma, namwe abari Kigali uyu munsi, namwe abari muri Afurika y'Epfo, namwe abari mu Burayi, mu Bufaransa, mu Bubiligi, muri Amerika, Texas, mwumvire ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo Imana
Paulo yashatse ko n'ab'i Roma bumva ubutumwa bwiza. I Roma y'uyu munsi na Amerika, ariko reka tuvuge ngo namwe abari hano uyu munsi Kigali mu Rwanda mu mirenge yose, numva ngo ni ngombwa kumva ubutumwa bwiza. Paulo arakomeza aravuga ati erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muri tukageza ku mugiriki, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabishwaho no kwizera. Imana ishimwe cyane. Iri ni ryo jambo Martin Luther ubwo mu mwaka w'1517 ubwo yasomaga Bibiliya yaje kugera kuri uyu murongo, asanga burya koko gukiranuka biheshwa no kwizera. Ntago biheshwa n'amafaranga umuntu ajyana mu rusengero, ntago biheshwa n'imirimo yindi. Iyo mirimo tuyikora kubera yuko twamaze kwizera Yesu Kristo, maze kubw'ubuntu bw'Imana tugakizwa. Agakiza n'impano y'Imana. Icyo gihe rero inyigisho zatangwaga icyo gihe zavugaga yuko hari ibyo ugomba gutanga, hari ibyo ugomba kugura kugira ngo uronke ubugingo buhoraho, ariko aza gusoma ijambo ry'Imana yuko umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Ati ubu butumwa bwiza. Niyo mpamvu Paulo mu Bagalatiya igice cya 2:20 yavuze ati nabambanywe na Kristo, ubu ngubu ntabwo ndiho, ni Kristo uriho muri jye. Reka mubwiye twebwe kuko turiho, umuntu aragukandagira ugahita uzamuka, umuntu aragukandagira ugahita umwereka yuko. Ariko Paulo we niyo wamukandagiraga, ngira ngo niko byari bimeze, mbese yarakureka gukagenda nawe akitambukira. Ariko twe kuko turiho ntabwo bidukundira. We rero yari yarapfuye. Iyo umuntu rero yapfuye ntago anyeganyega, nta nubwo arakara, uramukandagira nyine ukagenda kuko yapfuye. Ndagira ngo rero noneho mureke dupfe muri Kristo, tuzukanwe nawe nka Paulo. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Reka rero turebe ingingo 3 zerekeranye n'ubutumwa bwiza muri iki cyumweru tugomba gutekerezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo Imana izaduhe ibisubizo bijyanye n'ijambo ryayo. Ni ngombwa cyane. Ingingo ya mbere, turagomba gushimangira ubutumwa bwiza bw'ukuri. Kubera ko hano iki gice nubona umwanya uze kugisoma cyose, urasanga yuko hari ubutumwa, hari abagira ngo barazana ubutumwa ariko butari ubw'ukuri. Ubutumwa bwiza bw'ukuri ni Yesu Kristo. Yesu yaravuze muri Yohana 14:6 ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data ntamujyanye. Muri iki gihe cya none hari ubundi butumwa bwinshi cyane butubwira ngo hari indi nzira, ngo icyangombwa ni ukugerayo, ngo icyangombwa ni ugukurikiza amahame y'idini, ngo nawe ubundi agakiza karaho hose. Ariko ijambo ry'Imana ribivuga neza yuko agakiza ari muri Kristo Yesu. Ati nijye nzira, nijye kuri, nijye bugingo. Nuvuga ngo utari muri Kristo nta bugingo afite. Kuko mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5:11 nuvuga ngo handitse ngo twahawe ubugingo buhoraho. Umurongo wa 12 ngo ariko ufite uwo mwana afite ubugingo. Umurongo wa 13 utamufite nta bugingo afite. Udafite Kristo nta bugingo afite. Hari ikindi afite ariko kitari ubugingo. Haleluya. Impamvu turi ahangaha imbere y'Imana mu rusengero ni ukugira ngo tubone ubugingo. Yaba ari ibindi twari gushaka, twari kujya n'ahandi. Yaba ari amafaranga twari kujya kuyakorera hirya no hino, ariko turashaka ubugingo. Niyo mpamvu turi imbere y'Imana. None icyo tugomba gukora, ingingo ya mbere niyo ngiyo, kwishimangira mu butumwa bwiza, gushimangira ijambo ry'Imana mu Guteka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 4. Kubera iki? Kuko turagomba gushimangira ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Nushimangira ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ntacyo uzatwarwa n'inyigisho z'ubuyobe. Uzakubwira ngo ngwino dukora icyaha ngo kuko Kristo yaradupfiriye, ngo byose twarabibabariwe, ngo ngwino. Oya, uzamenya yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubyaho bwa kabiri wamaze gusogongera ku buntu bw'Imana muri Kristo Yesu ntakora icyaha. Niko ku Mwuka Wera aratunihira, akaniha iminiho ku bwacu. Ariko se none dukora ibyaha nkana ntibikabeho. Haleluya. Rero ni Paulo wakundaga gusubiza ibibazo by'abamubazaga bari mu matora yataramwe yabaga yaratangije. Icyo ni kimwe rero, niba dushaka kubaho, niba dushaka urubyaro rwacu rubaho, ni ngombwa yuko dushimangira ijambo ry'Imana muri twe, kandi urubyaro rugashimangira ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Muri iki cyumweru numvise ni mu gihugu kimwe umunyeshuri yabatuye imbunda aragenda ku ishuri. Ageze agenda arasa abanyeshuri. Ntago ari ubwa mbere bibaye, hari undi wigeze kubikora nanone yica abana 20. Njya mvuga nti twebwe dufite umugisha kuko nizo mbunda ntazo dufite mu ngo zacu. Arabyuka bati genda uvuye umunsi ndagomba kurasa abantu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu bene data tugomba gufata ijambo ry'Imana tukarishimangira mu mitima y'abana bacu.
kugira ngo twe kubahereza ibyo twanyuzemo. Kubaha ibyo twanyuzemo ni ibikomere gusa, n'ubu tubeshwaho n'ubuntu bw'Imana, kandi Imana ishimwe cyane kubw'ubutumwa bwiza tubasha gukira, tubasha kuba bazima. Muri Yesaya 53 umurongo wa 5, kubw'imibyimba ye yo ku musaraba niyadukirisha, nta kindi, nta wundi muti. Muzabaze n'abaganga bazababwira ko nta muti ntawe. Agahinda gakabije nta binini bigakiza. Uburakari bwa hato na hato butagira impamvu nta muti nta rushinge. Birashoboka ko bagutera urushinge ukamera nkaho wabuze imbaraga zo kurwana, ariko mu by'ukuri mo imbere yawe ni intambara. Uwo muti ni muri Kristo. Muri Matayo 11:28 umwami Yesu ati, mwebwe abarushye mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Haleluya. Umwami Yesu Kristo uramusanga ukaruhura kubw'urukundo rw'Imana, ukaruhuka. Icya kabiri rero, turagomba gushinga imizi mu butumwa bwiza bw'ukuri. Ubutumwa bwiza bw'ukuri. Porogaramu ni nziza, sisitemu ni nziza, ibyo ibikorwa ni byiza, ariko icyangombwa ni ugushinga imizi mu butumwa bwiza bw'ukuri. Ubutumwa bwiza bw'ukuri ni ukuvuga ngo ugakunda Imana, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kubera iki? Kuko ubutumwa bundi mu Itangiriro 3 umwanzi Satani yazanye ubundi butumwa, abwira Adamu na Eva ati, murabizi se buriya kwirirwa mujyana raporo ku Mana, uzi ko namwe mwaba Imana. Noneho bashyiramo umwuka mubi wo kwirebaho no kwikunda. Kubera iki mwajya kubwira Imana ibyo mukeneye, namwe mwabikora ubwanyu? Ngo nuko baritegereza. Ubundi butumwa ni mu Itangiriro 6 ubwo abana b'Imana batangiye kureba ab'isi bakabakunda. Gukunda iby'isi umenye ngo burya winjiye mu bundi butumwa butari ubw'ukuri. Haleluya. Nuvuga ngo ubutumwa bwiza bw'ukuri, nuvuga ngo duhanga amaso kubiri hejuru mu ijuru, kandi tukiri hano ku isi umwami Yesu aradusabira akatunihira iminiho kugira ngo turindirwemo kugeza ku munsi wa Kristo. Ubutumwa bundi ni mu Itangiriro 11. Itangiriro 11 ngo noneho abantu baba bati rero reka twubake umunara tuzamuke tugere no ku Mana, kandi izina ryacu rimenyekane. Gushaka kumenyekana nibyo twakuriyemo, mbese byatwishimangiyemo. Niyo mpamvu uyu munsi tugomba gushinga imizi muri Kristo kugira ngo uwo mwuka mubi wo gutunganirwa no gushaka kumenyekana no gushaka kujya hejuru bivemo, maze ahasigaye umwami Yesu Kristo abari ushyirwa hejuru. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero abisirayeli bagombaga gusobanukirwa iby'urusengero, kuko mu rusengero nk'ahangaha niho tubasha gukira uwo mwuka mubi wo kwirebaho ibintu byanjye, iki jyewe ubwanjye jye nzamuke menyekane, nta nubwo ngomba kujya mu ivugabutumwa ngo ngende izo ngendo za kure. Ibyo ngibyo byose rero ni ubundi butumwa, ariko uyu munsi Imana iraduha ubutumwa bwiza. Ubwo Pawulo avuga ati ntabwo bunkoze isoni. Icya gatatu, turagomba kugira kamere y'ubutumwa bwiza. Kamere y'ubutumwa bwiza uko nayivuga mbese niki? Nuvuga ngo umwami Yesu Kristo nubwo yari ari ahantu heza cyane mu ijuru, ntabwo yabonye ko ari ahantu ho kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa aramanuka aza ku isi, ndetse ntiyanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Aremera yitwa ikivume ku bwawe nanjye, kandi yabikoze tukiri abanyabyaha. Mu Baroma 5:8 ngo tukiri abanyabyaha Kristo yaradupfiriye. Ese ugira ngo yategereje ko dukizwa? Oya. Kuko hari abagira ngo hari igenda mwiza genda akijijwe. Ni byiza, ariko ni ubuntu bw'Imana n'impano y'Imana. Mu Efeso 2:8 agakiza ni impano y'Imana. Niba ufite agakiza umenye ko ari impano wahawe, we kugira ngo hari n'ikindi wakoze. Oya, Imana ishimwe cyane kubwo tugire kamere y'ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu umwami Yesu Kristo ngo nuko aca bugufi yoza ibirenge by'abigishwa. Ngira ngo ntabwo hari inkweto nk'izi zifunze tujya twambara. Ngira ngo kuko babaga bagenza ubutayu, namwe muri bibazo ko ibirenge byabaga bimeze. Aca bugufi. Bene data mureke duce bugufi. Ubwo ni ubutumwa bwiza bw'ukuri. Ubutumwa bwiza bw'ukuri uzabukubwira adaca bugufi ni ikibazo gikomeye cyane. Uzaza uvuga uti rero nabonye ikibazo hariya hirya, nabonye ugerageza kuvuga ubutumwa bwiza adaca bugufi. Icyo ni ikibazo, kuko umwami Yesu Kristo tugera ikirenge muke yaciye bugufi. Ab'Imana yisigarije rero bagenze urugendo rw'isezerano. Uyu munsi Imana isezerano iduha ni ukwinjira mu muteguro no mu mugambi wawe w'ivugabutumwa ry'isi yose, ivugabutumwa ry'imirenge 116. Haleluya. Umurenge urimo byibuze senga Imana kugira ngo ubushake bw'Imana bube. Elisa ahantu yari atuye yasengaga Imana hakagira amahoro. Yasengaga Imana hakaza ibisubizo kuko yari ahari nyine. Ahantu Eliya yari ari imvura yaragwaga, yabishaka igahagarara mu gihe ari ngombwa, kuko nyine yabanaga n'Imana. Naho mpamvu atanyuze mu rupfu nk'uko natwe tunyuramo. Yateze gari ya moshi arigenda.
nuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo na Enoki yagendanye n'Imana, ngo nuko ngo agendana n'Imana baramubura. Kugendana n'Imana bakakubura, mbese ni ukubana n'Imana amasaha 24. Birumvikana yagendaga no mu zindi gahunda ariko yari afite ibanga ryo kubana n'Imana. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu rero kugira ngo uyu munsi n'iki cyumweru cyose ukomeze utekereze ku butumwa bwiza bw'ukuri. Ubutumwa bwiza twahawe ni Kristo, agakiza ni muri Kristo, niwe mwami ushobora byose, ndetse niwe mutambyi watwitangiye kubw'ibyaha byacu, niwe muhanuzi nyawe, niwe watubereye inzira iduhuza n'Imana. Abandi bo barazaga bati dore ngiri inzira nimuyigendemo, ariko araza ati nige nzira, nige kuri, nige bugingo. Dusenga Imana. Uwiteka Mana mu izina rya Yesu, uhimbazwa w'icyubahiro Mana yacu, warakoze kubw'ijambo ryawe waduhaye kugira ngo nituryizera, niturishimangira mu mitima yacu tubashe gukira n'ibyishimangiye, kandi kuva uyu munsi dushoboze gushinga imizi muri Kristo kugira ngo tutanyeganyezwa n'imiyaga n'imyigishirize y'uburyo butari bumwe. Ubane natwe Mana, kandi kamere yacu ibe kamere y'ijambo ryawe uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.